What do you think of when you think of the book of Daniel? Mbese nicyo utekerezaho igihe utekereza ku gitabo cya Daniyeli? Mbese ni inkuru za kera zishimishije na Daniyeli mu rugo rw'intare, cyangwa ukunda kwerekeza amaso yawe hano kugira ngo none ubonemo biteza urujijo? Atari uko ari bisa nk'ibya kera, kimwe ibya kera tumenyereye, ahubwo ni uko kubera ko buri gihe cyose mbonamo ibintu bishya ko mfunguye iki gitabo. Hari byinshi kandi bishya muri iki gitabo. Ibyo ni byo numva nshaka ko dufatanya kuvumbura. Urugero, wigeze umenya ko buri gice cyose cy'igitabo Imana igaragazwa muri buri mugabane w'iki gitabo cya Daniyeli? Iyo mu gice cya mbere Imana yigaragaje nk'Imana igumana n'abayo itirengagije n'ibihe bikomeye baba barimo. Mu gice cya kabiri Imana yagaragaje ko ari yonyine ifite urufunguzo rw'ibihishwe kandi nayo yonyine ishobora guhishura ibihishwe, nayo buri wese yirukira asangwa ahabwa ibisubizo. Mu gice cya gatatu Imana yabanye n'abantu bayo ubwo nabo bahagaraga mu ruhande rwayo. Mu gice cya kane Imana yafashije mu buryo bubashe ariko burimo kwigisha umwami ngo amenye neza ko ari umuntu. Gusa ibivugwa aha bitandukanye n'ibiri mu gice cya gatanu, aho umwami Belushazzari yuzuye ubwirasi kubera kwishyira hejuru kwe. Imana ntiyamubaye hafi mu kaga gakomeye ko kugwa kwe. Igice cya gatandatu kitubwira inkuru ya Daniyeli mu rwobo rw'intare, kikatwereka ko Imana ihitamo kubana n'abantu bayo bari mu majune bonyine ndetse n'umwijima w'icuraburindi. Igice cya karindwi cyerekana ko Imana itirengagiza ibyo amahanga akora n'akaga kabakikije impande n'impande zose. Mu bisa nk'ibyo igice cya munani cyo kibigaragaza neza cyane, cyemeza ko Imana yashyiriyeho urugabane igihe ntarengwa ku kibi. Ikibi ntikizakomeza kubaho by'iteka, ahubwo umunsi umwe kizakurwaho burundu. Igice cya cyenda cyo kigaragaza ko Imana yumva kandi igasubiza amasengesho yacu. Igice cya cumi cyo kigaragaza ko Imana ariyo iyoboye politiki mpuzamahanga z'isi. Igice cya cumi na kimwe kitwibutsa ko Imana ari Imana y'amateka. Igice cya cumi na kabiri cyo kikatubwira ko Imana ari Imana ikiza, umutabazi. Ibyo nkabikunda cyane rero. Igitabo cya Daniyeli si icyo kutumara amatsiko gusa, ahubwo kinasubiza ibyifuzo byacu bya mwuka dukeneye. Ntibitangaje rero ko umwanzi w'Imana ashobora guhisha iki gitabo akoresheje uburyo butuma tutacyizera, akaba yanatuvangiramo biterekeranye n'ukuri kwacyo cyangwa se akadutera kurishidikanya. Kubw'ibyo ndabasaba gufatanya nanjye uru rugendo rwo kwiga iki gitabo tubyitondeye. Soma ingeri ushobora kumva kandi witegure kuganiriza abandi ibyo wungukiyemo, bitari ukwishimira abantu wasanzemo, ahubwo umwuka wera no kwica bugufi bya Yesu Kristo we waje kuduhira no kutumurikira, bitari kudutesha umutwe cyangwa se kutunyuzura ngo tutabyumva. Komeza ukurikire kandi usome iki gitabo. Ubwo tugiye gufatanya uzarushaho kucyumva neza cyane. Igitabo cya Daniyeli nanjye ndagikunda, ndashaka kandi ndifuza yuko biva mu kugisoma gusa, ahubwo tugashyira noneho no mu kubyumva, tubyumviye mu mwuka wabyo, mu mwuka wa gihanuzi, tukamenya ukuri kwabyo kuko kidushiye byinshi. Imana ibidushoboze rero kandi bane natwe mu izina rya Yesu. Amen.